Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mwebwe munteze amatwi munkurikiye muri hirya no hino. Uyu ni wa munsi mwiza tuganiraho ijambo ry'Imana, tukareba ikintu Imana idushakaho muri iki gihe cya none, tukarebera hamwe mbese muri ibi bihe bya none ni gute abantu dukwiriye kubaho, ni gute dukwiye kwitwara, mbese ko Satani ahagurikiye abantu benshi, twe dukwiye kubaho gute kugira ngo natwe tubashe kubaho uko Imana ishaka. Bamwe dufite ibibazo bigiye bitandukanye, abiby'akazi, abiby'iki, biriya byose rero bitujyanye kure y'Imana. Ariko se ni gute dukwiriye kubaho, nihe hantu dukwiriye kuba Imana idushaka kugira ngo Imana nayo nitureba iturebere mu bwiza bwayo, iturebere mu mbabazi zayo, iturebere mu kuba yatugirira neza natwe. Imana ishimwe habwe icyubahiro. Rero n'aya magambo tugiye kuganiraho, ndetse dutumire iyera yo mu ijuru ize ibane natwe. Tugiye kubanza gusenga isengesho rero kugira ngo tubwire Imana yongere ize yururuke ibe mu ruhande rwacu, kandi ikureho inzitizi zose zaboneka hirya no hino, ndetse ibane natwe mu ijambo cyane, kuko ijambo n'ubundi ni iryayo. Iyo tuyihamagare ice mu ijambo kugira ngo ibashe kugira icyo yivugira imbere y'ubwoko bwayo. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza, uri umwami mwiza, ubereye mwiza kandi abagutegereje bose. Uwiteka Nyiringabo, yugana kw'iri jambo ryawe, reka ijambo ryawe ryo ntiturisengera kuko rirera, ahubwo dusengera abagiye kuryumva mwami, kugira ngo bahemburwe n'ijambo ryawe kandi bongere gusubizwamo imbaraga ndetse n'ibindi byiringiro bishya. Ngaho bana natwe nk'Imana mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu Bami ba mbere ibice bibiri, murongo n'uwa 36. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ndasubiramo, mu Bami ba mbere ibice bibiri, murongo n'uwa 36. Aya ni amagambo akomeye cyane tugiye kuganiraho, tubwira Imana tuyereka, mbese tuyibwire, twongere tuyereke yuko tuyikeneye, twongere twereke kandi Imana nanone muri ibi bihe bya none ikeneye abantu ko bayegera cyane. Ariko hari ibintu nyine bitumye abantu bajya kure y'Imana, ariko dukwiye kongera kuba mu Mana nk'uko Imana ibishaka. Rero tete y'amagambo cyangwa insanganyamatsiko y'iri jambo ry'Imana nayihaye iravuga ngo nuguma i Yerusalemu niho uzatabarirwa. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Dushimire iyera rero yuko yemeye ko tubana muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero wowe unteze amatwi aka kanya, ube hano uhari, kandi nukuri umutima wawe wose ube hano hantu kugira ngo twumve ikintu Imana dushakaho muri iki gihe cya none, ndetse twumve n'iki Imana igambiriye ku bantu bayo. Imana itugire neza cyane. Turasoma mu Bami ba mbere nk'uko nabivuze ibice bibiri, umurongo n'uwa 36. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Aya ni amateka y'umugabo witwa Shimeyi. Uyu mugabo witwa Shimeyi ni umugabo wabayeho ku gihe cy'ingoma y'umwami Dawidi, ariko abaho ari umuntu ugomera umwami Dawidi. Hanyuma kugeza n'ubwo umugabo w'ingabo wa Dawidi yigeze kubwira Dawidi, ubwo Shimeyi arakumutuka, ariko akamubwira ati mwami, aka kagabo ubundi ubungubu wafata icumu nkagatera nkagasogota. Ariko Dawidi kubera yuko yari azi Imana abanye nayo, arangije aramusubiza ati uyu mwihorere, buriya ibiba byose niko Imana yabishatse. Imana rero iturinde kwirwanirira, ahubwo iduha imbaraga zo kwihanganira ibitugerageza. Uyu rero Dawidi yabashije kugira imbaraga zo kwihangana, ndetse yihanganira ibyo yarahuye nabyo muri iki gihe cyari kimugoye. Nubwo yari ari mu gihe cy'uruvugo cyo kuvuga bitari byiza, ariko yarihanganye arakomera, kugeza ubwo yabwiye umugabo w'ingabo we, aramubwira ati uriya mwihorere, kubera yuko ibiba byose niko Imana yabishatse. Imana itugire neza cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero mu Bami ba mbere ibice bibiri, umurongo wa 36. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Salomo ahora Shimeyi. Hari ibyo yamuhoraga kubera yuko yigeze kubaho kandi akagomera umwami Dawidi, kandi Salomo twibuke yuko yari umwana wa Dawidi. Niyo mpamvu rero ajya ku ngoma yamenya amakuru y'uwo mugabo witwaga Shimeyi. Aramuhamagaza, aramubwira ati yewe Shimeyi we. Nibyo tugiye gusoma mw'iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Turi gusanga mu Bami ba mbere ibice bibiri, umurongo wa 36.
uravuze ngo bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakire inzu Yerusalemu uyigumemo, ntuzigere uyivamo ngo ugire ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi, uzamenye neza ko utazabura no gupfa, amaraso yawe azabe ari wowe abaho. Imana itugire neza cyane. Tugiye kuganira rero k'uyu mugabo witwa Shimeyi, ndetse Shimeyi wo muri Bibiliya ivuga, hari n'abantu bameze nka Shimeyi muri iki gihe cya none, ariko dukwiye kumva neza yuko hari ikintu Imana idushakaho, ndetse hari ikintu Imana igushakaho, kandi ibyo twifuriza cyangwa ibyo Imana igambirira kuri twe si ibibi ahubwo ni ibyiza. Niko Imana yabwiye Yeremiya, yaramubwiye ngo bambwirire, najyaga mbikora ndetse ntavuze kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo bazabona hanyuma. Niyo mpamvu rero iyo usomye iryo jambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yeremiya, hari amagambo akomeye Yeremiya yabwiwe mu bice 29:11. Yarabwiwe ngo erega hari ibyo nzi nibwira nzabagirira, si ibibi ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima ibyo muzabona hanyuma. Rero wowe nkurikiye aka kanya ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu Imana izi yibwira kandi byiza. Byiza ushobora kubaho mu buzima bugoye ndetse mu buzima buruhije, ariko hari ibintu Imana izi yibwira kandi byiza ku buzima bwawe, kandi ubwo ari byiza ni ukuri ntago izabura kubiguha. Ijambo ry'Imana rero somye rirambwira ngo mbese ko muri babi umubyeyi umwana we yamusaba umugati akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka, none se njyewe so mu ijuru nzaburane kubibahana n'ibindi byose. Imana itugire neza cyane. Rero abantu bari kwiganyira bavuga ngo Imana yabakuyeho amaboko, Imana yarabaretse, Imana ntikivugana nabo, Imana yabagiye kure. Hoya, Imana irakuzi kandi igufiteho umugambi mwiza. Wowe icyo Imana ishaka muri gihe cya none nuko uyegera ukayemerera intege zawe zose ukazizana imbere yayo, nayo iracyateza amaboko kandi iracyakomeje kurengera intore zo zitakira ku manywa ndetse na nijoro. Wowe uruhijwe n'isi na Satani n'umubiri, Imana iracyateza amaboko, ikeneye yuko nawe wahinduka kandi ugahindukira rwose. Ni ukuri iracyashaka kurengera intore zayo. Niyo mpamvu rero ntabwo igeze gukuraho amaboko, ntigeze gukuraho ijisho ryayo, ndetse no kwayo ntabwo kwakuvuyeho, ahubwo kwagumanye nawe. Imana rero ikeneye kuva mu byo urimo warangiza ukemera intege zawe, nayo ishaka kukugirira neza kandi ikakujya neza mu maso y'abarupinzi, kandi ishaka kubikora bose babireba kugira ngo bamenye ko ari Imana yabanye nawe. Kandi Imana iracyafite ibyiza mu biganza byayo byo kuguha kugira ngo nawe ubashe kumererwa neza uri imbere yayo. Ngaho rero mwene data, wowe uneze amatwi aka kanya, ndagira ngo dusenga n'isengesho, twinginge Imana, twongere tuyibwire, tuyinihire, tuyitakire, uyereke ibikuruhije, uyereke intege zawe, nayo iracyategeze amaboko kugira ngo ikugirire neza. Ngaho wowe n'umutima wawe isuzumisha. Imana yarambwiye ngo twakwisuzuma twagibwo n'urubanza. Ngaho nakwinginze kubuntu n'imbabazi zayo, nakwinginze kubuntu n'imbabazi z'Imana. Wowe uneze amatwi aka kanya, dusenga n'isengesho kandi wizere rwose ko Imana hari ikintu igiye gukora, kandi icyo kintu ni ikintu gishya, kuko Imana ishobora byose. Mana mu izina rya yubahisha, kandi umuntu wese wumvisha amagambo reka abe nka wa munyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, aho imiraba n'imigezi byose byikubita kuri iyo nzu ntigire ikiba. Ngaho ukomeza kuturengera kandi ukomeze kutwambika ineza yawe, ndetse amaraso yawe aboneke ku muntu wese Mana. Ngaho kugira ngo uturebe utwishimire, ganza utegeke rero nk'Imana, niko twambaye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha, mwakire ijambo ry'Imana.